Mbega Leopold, Leopold, nk'uko mubibona aha turi ni mu kigo cya Croix Rouge y'u Rwanda, aho ikorera i Kigali. Aho hose mubona amazu n'imyubakire yaho uko mwabibonye, ni ahantu heza cyane. Iyo baje mu mahugurwa niho dukorera, kandi niho dufatira ibyangombwa byose Croix Rouge ikeneye. Ni ukuvuga ngo Croix Rouge y'urwego rw'igihugu yose ni aha ngaha ikorera. Aho mubona ni amazu ikoreramo. Umuntu wenda agiye hirya mwabibona, hari n'amamodoka menshi atandukanye twifashisha mu butabazi bw'ibanze mu gihe bagiye mu mirimo. Iyo nzu hirya mubona ni inzu za Croix Rouge y'u Rwanda ikoreramo. Izi nzu ni nziza cyane, buri wese namurarikira kugira ngo ajye ahatemberera arebe uko bimeze, kuko ni umuryango mwiza utabara imbabare, umuryango wacu, umuryango dukunda. Hari imodoka z'ubutabazi, hari imodoka twifashisha mu gihe hari kizimyamoto, hari imodoka zitwara imizigo runaka tugiye gufasha impunzi cyangwa abandi bantu batandukanye. Murabona ko aha hantu ari heza cyane. Buri wese namurarikira kugeza gusura aha hantu hacu cyangwa ku kigo cyacu, kugira ngo mbese nagira ngo mbibereke, kugira ngo umuntu wese ukunda umuryango ajye amenya umuryango wacu uwo ari wo n'aho ukorera, kugira ngo mbese ubundi kugira ngo dukorera hehe, bigenda bite. Niyo mpamvu nahisemo gukora akavidewo kugira ngo mumenye ibintu byose byacu dukorera aha ngaha. Amazu urimo kubona aho ntunze, hamwe na kuri resitora, ahandi naho naho dufite amacumbi atandukanye, aho abantu bajya bagenda barara. Ariko ni ikigo kinini, ntabwo nagitemba igihe cyose, gusa mbashije kubereka agace gatoya kugira ngo mubashe gukunda Croix Rouge yacu y'umubyeyi. Izo zose ni imodoka zikoreshwa mu gihe kiri mu gikorwa, nk'uko muzibona zitondekanye. Izindi ziba zagiye mu kazi kuko mpageze nkerereho gato, izindi ziba zagiye mu mirimo, bagiye kuzikoresha imirimo yacu. Murabizi, akaba ari ngombwa ko ubutabazi bugomba guhoraho. Uyu munsi rero ndi hano i Kigali kugira ngo ntware kompiyuta bemereye indashyikirwa ariyo Mushonyi, bazajya bifashisha bakoresha amadata, bakora ibintu bitandukanye mu murimo dufite w'ubutabazi bw'ibanze, kandi ndabizi bizagenda neza. Ahundi ndabereka inyubako zimeze, uko hazitiye, uko bimeze. Ibindi ni ubusitani bwiza, abantu bagenda bakorera ubukwe. Aho ngaho muri iki kibuga ni ahantu hakorerwa ubukwe hatandukanye. Hano harimo ahantu henshi hakorerwa ubukwe. Nawe ufite ubukwe wazajya hano muri Croix Rouge, ukaza. Niba uri gubarizwa muri Kigali, ubarizwa hehe, waba ufite ubukwe n'ibirori bitandukanye, ukaza bakagukorera ubukwe bwiza, bakagutiza, bakakodesha, bikagenda neza. Rwose ni ubusitani, ahantu hakorerwa ubukwe ukisanzura nta kibazo. Aho ni kuri resitora, aho dufatira amafunguro. Murahabona nubwo ntagiye kuhegera cyane kubera ko ari kubera amanama atandukanye, Mucugamo yahageze. Ubu rero murabona ko ibintu bimeze neza. Hari abahafatira amafunguro, aho hirya muri kure hari kwerekeza inzozi zacu. Urabona ko dufite ubusitani bwiza, kandi ubusitani ahantu benshi bakunda kuhakorera amakwe. Ndumva nta kibazo. Izo rero ni za sale dukoreramo amanama cyangwa amahugurwa mu gihe twaje hano i Kigali. Uko muzibona kuri sale nziza, ntabwo ndagera hasi kure cyangwa njya hirya cyane, kuko dufite ikigo kinini. Iyo ndi gutunga nikomeza hirya cyane, n'ikigo cyacu kigerayo kikanaharenga. Ubwo rero kuko tuzi ko dufite ikigo kinini, tunanyihanganira tu.